nta muraho turategereza gatoya yanatangira. Jewe nitwa Ndikumana David Ian, nkaba ndi umuhanzi ariko nkaba ndi n'umunyeshuri mu bintu bya cryptocurrency na investment and economics. Uyu munsi rero kubera ko abantu benshi banyandikiye bansaba ko nasobanura ibintu bya Bitcoin, navuze ati reka nze nkore video imwe isobanura neza Bitcoin mu Kinyarwanda ku buryo bworoshye. Bitcoin ni iki? Bitcoin ni amafaranga kuri internet, ni amafaranga yigenga. Kuva isi yaremwa hatarabaho technology ishobora gutuma abantu benshi icyarimwe bakora transaction ari nta muntu ugiye hagati yabo, ubita middleman. Ni ukuvuga ngo iyo uri kuri Facebook ugakanda ngo like, buryo ugiye Facebook ati Facebook mbwirira umuntu witwa kanaka ko muhaye like. Donc Facebook iri hagati, nyuma Facebook ifite capacity yo gushatinga down, gufunga konti yawe, kwifungura, kuguhakanira, kubloka, kulimita. Iriya ni web 2. Web 1 yari ukusoma gusa, kubasha gusoma ibintu kuri internet. Web 2 nawe ukaba wagira icyo ukora ka middleman. Facebook, PayPal, Instagram, Yahoo, bajya bose n'aba middleman baba bafite units ziri central ziri control ibintu byose. N'umuntu ugushinga iduka ry'ibotike ryawe ukaba control abinjira n'abasohoka, ukashaka gufunga umuryango umuntu udashaka cyangwa winjira. So rero atarabaho rero uburyo ku isi yaremwe, rero atarabaho uburyo abantu benshi bashobora kugira icyo bita mu Cyongereza consensus. Consensus ni ukuvuga ni njyewe nawe n'uriya tukaba twa transactinga ari nta muntu n'umwe twizeye uri hagati yacu ufite ububasha kuturusha. Nuko icyo bita blockchain technology cyaje mu 2009, haboneka uburyo bwizewe ku buryo amafaranga ari muri Bitcoin. Kugira ngo mwumve, mbahereze nk'urugero. Tekereza nka bank ubitsamo, wenda ntabwo nkubwiye ngo yimbwire amafaranga yawe ufite muri bank nimba uyizeye. N'urugero amafaranga ari muri Bitcoin afite umutekano inshuro miliyari nk'eshanu zikubye inshuro, donc more times kurusha uko amafaranga ari secured muri bank zanzo. Kugira ngo just wumve iyo technology utashobora kuba wahakinga. Kugira ngo uhakinge Bitcoin byasaba ko uhakinga computer yose yo kwisi na internet yose nyine ntibishoboka kugira ngo ubyumve. So noneho no kwera iki nkubwira Bitcoin cyangwa Cardano cyangwa cryptocurrency kugira ngo ubashe, ndaza no kuvuga ama app amwe namwe bayicuruzaho kugira ngo norohereze abantu, ariko kugira ngo ubashe kumenya eske Bitcoin rero ni ikintu cyiza imeze. Bitcoin rero ni project nziza cyane, ni project bize neza cyane. Umuntu yaragiye witwa Satoshi Nakamoto ahimba protocol ya Bitcoin, yarananiranye kubera amaformule ya mathematics yari ataraboneka, niho yarakihimba. Abana no umuntu mwiza ayitangira ku isi for free. No ngo yakreye ko habaho unité miliyoni 21 za Bitcoin. Nuvuga ngo there will only be 21 million Bitcoins. No buri unité imwe ya Bitcoin ikaba ishobora kugabanywamo inshuro miliyoni 100 million units each Bitcoin. Bishatse kuvuga ngo Bitcoin uyireba ukabona iri ku ibihumbi 50 Bitcoin, wako Bitcoin igabanywamo nayo izindi unité miliyoni 100. Nuvuga ngo n'amafaranga 1000 y'amanyarwanda cyangwa amarundi agura Bitcoin. Nicyo bishatse kuvuga. Noneho mu create ko hazaho limite ya 21 million Bitcoins, umuhanga cyane ashiraho ko izo Bitcoin zigenda zijya muri circulation buhoro buhoro, ndetse anashiramo ikintu bita halving. Gishatse kuvuga ngo dutangiye buri kwezi dushiramo Bitcoin 10, ukwezi gutaha zizaba 5, ukwezi kuzakurikira zizaba 2 n'igice, ukwezi kuzakurikira yashizemo halving igenda yigabanyamo kabiri muri supplies mwisi. Umva icyo kintu. Noneho ku buryo unité za Bitcoin zizaza zose muri circulation muri 2141 mu 2140. Umva ni kera cyane. Kuri ubu ngubu tuvugana muri 2022 hariho miliyoni hafi 18 za Bitcoin, kandi total maximum ni 21. Ikintu nshaka kwereka ngaha nuko uko abantu benshi bajya muri Bitcoin niko igiciro giteganywa kuzamuka. Ni simple mathematics, nicyo bita supply and demand.
iyo demand baye nyinshi ku isoko ibintu bigurwa bitegeze bigabana byiyongera ahubwo bikagabanuka au contraire ibyo bikreya ikintu cyo gupushinga igiciro hejuru birumvikana nko kuvuga ngo dufite ikirwa gifite ibibanza 10 gusa abantu benshi bashaka ibyo bibanza 10 ikibanza namba cyagura 1,000 gishaka kurangira kigura miliyari miliyoni akorera ako ntabwo ari byo gusa yanabikoze ku buryo noneho bwiza kuko yarize zahabu kuko zahabu ubu niyo mafaranga nyayo ibindi yo mafaranga amadolari amafaranga yandi b'impapuro mubona bari impapuro zisanzwe ni impapuro printing nta na supplies zigira limit bashobora guprintinga kugeza n'isi irangiye yo ashizeho utuntu wa million bitcoin noneho hari ikindi yakoze ku buryo ukuntu bigenda nk'igiciro cya zahabu iyo cyazamutse ku isoko habaho ikintu kitwa guproduce ni zahabu nyinshi abantu bose bajya muri iryo soko ryo kujya zahabu urumva noneho ku buryo za zahabu ziza kwiyongera ku isoko kwa ko production ibaye nyinshi basho anyway you get the point muri bitcoin yo hubatsemo uburyo iyo naho wazana amamashini atagira inga supply ntago ishobora kwiyongera nuvuga ngo nicyo kintu cyonyine ku isi demand ishobora kwiyongera ukabutangongera supply ugomba gutegereza bitcoin izaza muri circulation none ushaka kumbaza ati ni ikibazo cy'ingenzi cyane bitcoin ziza muri circulation bitcoin rero iprotege na system yitwa proof of work ni uburyo utwika imbaraga za ordinateur zabigenewe kabuhariwe zigatanga imbaraga kuri network ya bitcoin mathematiquement ikintu bakoze bafashe umuriro electricity bawuhinduramo ifaranga nicyo nshatse kuvuga nuvuga ngo wa muntu wari wese ushaka aragenda agatiza imbaraga bitcoin agakonekta mu computer akishyura umuriro wa electrogaz we akishyura umuriro wa company provider we kugira ngo twikaromanire ariko we bakamuhemba bitcoin nawe yagira bitcoin akajya yijyana kuri marché akajya kuyigurisha nuko nguko bitcoin ziza muri circulation kuziza muri circulation muri nuko go supply ba distributed to the market bishatse kuvuga rero umuntu washize muri bitcoin nk'amadolari 40 gusa muri 2010 ngira ngo mwajye mubona amakuru menshi umuntu washize muri bitcoin amadolari 40 gusa uyu munsi tuvugana muri 2022 yangana n'amadolari miliyoni 800 mbo ibyo nyine urumva ni ibyakera nawe mu kera ariko bitcoin imwe n'uburi kuri 50 kandi nakubwiye ko igabanywa miliyoni 100 bishatse kuvuga ngo n'amadolari 5 agura bitcoin ikintu gitangaje nuko bitcoin ishobora no kuzagera kuri miliyari cyangwa 1 million who knows right it's just a matter of time ko abantu bose binjya bajyamo yamwaje mumva ibigo bikomakomeye Tesla ifite bitcoin yaguze bitcoin abitwa ama company twaza MicroStrategy n'izindi nyinshi cyane yewe ni blockchain yo nta bantu bareka atari ko adopta n'ibigo bikomeye bitandukanye ku isi byo adopta so ni technology ikomeye ishobora guhindura isi itanga ibintu byinshi byarabuze ikaba inahindura ubuzima abantu ushobora kuvuga kubika nko muri imisho bose nongewe n'ikibanza umuntu kitafunguka ikibanza cy'ibihumbi 10 nyuma y'imyaka 10 cyaba kigura ngahe 12 ibihumbi 10 muri bitcoin nyuma y'imyaka 10 ishobora kubona na miliyoni cyangwa na miliyoni 10 urumva naho ngaho rero bitcoin itandukanye n'ibindi none wagurira he n'ubutaha nyaba ikibazo nasobanura no wagira ikibazo nabasuje mwese excuse me hari app yitwa Coinbase na hano yaza hize yo kugurira hari crypto.com rova hari crypto.com hari n'izindi nyinshi mu by'ukuri urebye nko kuri YouTube where to buy bitcoin ushobora kubona ibintu byinshi crypto.com na Coinbase ni app nziza ako sizo gusa hari n'izindi zitandukanye bo ikindi kintu rero bitcoin isa nk'ihindura abantu ubuzima wenda mu magambo makeya nuko hari ikintu gufasha gusobanukirwa gusobanukirwa ko abantu buryo isi yubatse uragenda ugakora ubuzima bwose ukora ugadepansa ukagira gute bakaguhemba za mpapuro z'ibipapuro ukagira nazo ukazitanga abandi bakazakira kandi boye bazishatse baraziprinting mbo harimo indi kono migenderamo nyirumva nabo bajyana gake kugira ngo amafaranga ataba nka Zimbabwe cyangwa se ukunda vuga dolari n'amayero n'ibintu byose baraprintinga ariko my point nuko utangira kumenya ko mu by'ukuri amafaranga nyayo ni zahabu amafaranga ya kabiri nayakomera nayo meza kurusha aba bitcoin na za Cardano n'izindi
ariko kuva mu 1991 aho idolari ryarekeyeho kuba pegged to zahabu nta mafaranga y'isi yose yabaye nkata agaciro barayirekuye. Ubundi idolari imbere ryagomba kuba riri kombine na zahabu. Idolari ryabaga ryanditseho ngo certificate of ikimwe cya zahabu, ukaba ufite inote nka certificate ushobora kujyana muri banki bakatabaguha zahabu bingana. Rero idolari ritangira abantu baryemera nk'ifaranga ry'isi nuko ngo ryatangiye muri 1971 rero niho Perezida witwa Nixon yabihinduye aca uwo mubano w'idolari na zahabu. Nuvuga ngo idolari ntago rikiri present zahabu ibitse muri banki, idolari ungurira ba printed uko rishaka, amayero nuko amanyafrika amafaranga y'abanyafrika nuko nabandi bose nuko. Nuvuga ngo idolari amafaranga risanzwe izi currencies, paper currencies ni fiat, urifata kubera ko utegetswe cyangwa se kubera ko ari byo raho. Ariko ifaranga nyaryo ikintu kibika ubutunzi ni Bitcoin, ni muri zahabu. Niyo mpamvu abakiri nyina abakungu ku isi bagura amazahabu. Urabyumva nicyo bishatse kuvuga, kubera ko idolari rimwe uyu munsi nimba ryagura ibitenge 10, nyuma y'imyaka 10 idolari rimwe ntirizagura n'igice cy'igitenge. Nicyo bishatse kuvuga, urumva. Niyo mpamvu ibintu nka bya Bitcoin ari ibintu byiza, n'amastock n'ibintu byose ni salama kugira amashares muri company. Ariko Bitcoin rwose ni company ikintu cyiza nshobora kurekomanda abantu bagakoraho research. coinmarketcap.com ni yitwa CoinGecko, nayo ni nziza. Ndaza kugerageza nshira ama links hafi aho ngaho muri inbox, ugize ikibazo umbarizemo ngo usubize nta kibazo. Muri bisange nuko nguko Bitcoin meze. Bitcoin ushobora kwishyura umuntu ari hose ku isi nta burenganzira by'umuntu. Kandi kuri Bitcoin nkuko natangiye mvuga, kuri Facebook ukanda like ni Facebook ubwiye ikagushiraho like. Muri Bitcoin yo wohereza umuntu ni wowe nawe, nta wundi muntu ntaki. Aba bandi batiza imbaraga baba bari kuri connection, bafite system ziri kwa approve gusa ama transaction amanywa nijoro. Nuvuga ngo Bitcoin ni ikintu cyiza. Je vous recommande ko mushobora kuba mwakoraho research mukamenya nawe ibyo investinga. Ntago I'm not a financial advisor, ntago nakuvuga ngo ushiremo amafaranga ejo undi wahomba ati warambeshye. Icyo ni cyemezo uzifatira ubwawe, ariko kumva gusa uko ikora ukamenya nuko bihagaze ndumva ari ibintu byiza. Sara murakoze. Thanks David DN Monday channel, muyikurikire. Remember to like and subscribe. Kandi ikindi ugize ikibazo tubwiye muri comment cyangwa ufite icyo wenda kutubwira. I appreciate you. Thank you. Bye bye.